eza nyama mbwira ibiryo udakunda ntabyo je nakunda bibaho nubwo wamuha amabyarye ngiye mbana nk'ikintu numva cyandyohera cyane no gusenga Imana ukagira mu gihe uza kujya mwiyerekwa ukanahanura ukavuga n'indimi ibyo bintu byakuryoheye nari kintu kwisi cyakuvye ngiye kugira ngo nje muri ibyo kwituma bindyohera kuruta ibyo vuze yana usko bikase amakuru shaka ni meza kanyo umeze neza uri girlfriend akubaha ntabwo ndi girlfriend w'abantu bagufi ndi girlfriend w'abantu barebare ndanakwiyamye ntuzonye kubivuga bivuze ngo let's go kuvuga ngo byamaburije ikigori woyas baravuga ngo haguruka esgo haguruka ngaho nyumvira nuko cyongereza je kukubwira inyuguti urajya umbwira igihugu gitangiranye n'iyo nyuguti cha Canada ara ntabwo napfa kubishobora Rwanda bose ara ntabwo uzitwarire nire nawe ni Rwanda nyine nakubwiye inyuguti mwemwe kandi mubwira indi noneho Ubushinwa cyo kuvuga ngo Uburundi Kanyange cyegera umusekirite imbwa barayorora ngo arera aca umugabo mu Kinyarwanda ngo umugabo utisuyeho umugabo nyamugabo asaba imbabazi kandi umugabo ubugabo nyabwo bubyara ububwa serious ni ibyo nyine umugabo nyamugabo asaba imbabazi ariko ku bantu bamenyeye kuri gisage tuba dusetsa kubwa ngo na mbere yuko njya kuri stage hariya habanje kuba ikintu bita imaka akanama mu nkoranyambaga ajya imaka n'amazimaka wabitandukanya gute n'amazimaka n'amazina y'abantu yes rugira ni Imana nice nshimire n'abantu bise abana ba rugira akose ko kukirugira atagusarura wowe ko neza wowe ureze warukwiye gusarura reka ngewe Imana iracyankeneye iracyankeneye buriya ntabwo ishaka ko ncomoka aka kanya buriya enda wasanga ishaka ngo mbanze nihane wanze wihane nzagende ariko usanga n'isa izagucomora mu bandi tu none se kuki abantu b'indaya bicuruza ubita abagore ba pourquoi qu'est-ce qu'il y a différent je cherche ma clé ntabwo uteye icyo utazi utabonye ubuto bwa so na nyoko ngeze mu rutoki mfatwa n'ibishokora ngicyo umusirikare wabicuritse ntabigicuritse gute ngeze mu rutoki mfatwa n'abasirikare ibyo bishokora tubahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe ubaye imbwa wabwiwe tubona ukabona uri imbwa bubwa n'icyambere tukora Makwini namuriki Janete nyamenyo namuriki arebwa n'umuswa ni mwanyibye sinshobora kwiyahura A few moments later Mama Sandrine tuzakomeza kuko arimo kundera abana nzakomeza kumukunda ngire gute nanone yarambwite ngo uburenganzira bwo kongera gushaka kandi Imana ishobora byose unzashaka akambabaza ushobora no kwiyahura oya nzovu ntuziyahure
nawe uzashishoze mbere uko ujya gushaka nimba resite umutima wawe ugwa ko ntazakubaza mugiye kwiyahura sibyo turacyagukeneye ibyo ntuzabikore na rimwe wanyumvise Nzovu nta kibazo ntuziyambura ubuzima uko akubabaje umugabo ndi umugabo yego umwaka ndagura ikiba yego Nzovu yogurt ni iki? yogurt ko nari mbizi da yogurt ni umusigati Nzovu inkoko mu gifaransa bayita ngo iki rokoke inkoko rokoke wowe bayita ngo iki nta gifaransa nzi na mu cyongereza inkoko bayita ngo iki ni puri ni pure mu cyongereza ni kitchen chicken ni ukurya inkoko keretse wenda gasebya amata yo mu Rwanda natwe tugira inka nziza we ntabwo ari yose ndi kuvuga ntabwo ari yose nk'igisenyi hari inka rwose usanga ziragiwe neza zimeze neza ariko izi zo mu biraro ugasanga umuntu afite agaka kamwe agaburira ibiteri ari bishishwa ibiteri n'icitse kurimo kuncanga ugasanga ibiteri nibiba mu ishyamba si ibisimba ibiteri ni bino bibenga mu kigage ibivuzo yesi nase ubwo inka yarya ibivuzo ntisara naba zirabirya dazinywa n'umusururu Nzovu ubibaye ngombwa kujya ku isoko ubu ngubu bakubwira ngo barashaka impyiko zawe wowe umuntu wazimuha wize umuha imari kitse kuzigaburira inkoko oya impyiko zanjye naza abantu bagufi yabareba ntabwo zabakwira uyu niyo mwana tuvuga bitugiraho ingaruka kanguka bakasaza mbega igishyuwe kusabisha imbabazi bari wasinziriye papa akoze gusa umuje nire kusinzira narigize uyu ntago bamubabaje umutwe se nire kusone nakoze byatwaye umudasora umugore ubundi umuntu agira imitsi ngaye mu mubiri imitsi ni myinshi hariyo kunyo hariyo mu maboko hariyo amaguru nk'iyo fupa afite yamuzingamye Nzovu iyo ubu umuhanzi uba wariyise gute yego Nzovu G-Tough izina ry'ibihomora nanjye ndi Nzovu G yamwa kwita ngo Nzovu yageze mu mujyi iriya jiba ubanza G kukurumva no muji ni umwana wa Kigali ni umuji nese ko nta muntu wo mu cyaro ndumva yita ngo Yohani G rero umuhanzi w'ikigali yita ngo G ni iriya ya Kigali ya Kigali kabisa uzumva abantu bose uzumva abantu benshi bafite G ama G hari G blues yes G blues ni benshi cyane barimo za G agitafuse nawe uramubaza n'umwami wacu Yesu yitwa Jesus nawe ni icyamamare nawe yavuze ati nanjye ngomba kuba atameze ry'imihanda niko Esther unisura mugabo cyamukunda Wohe uwo nguwo bahanze nyine wo muri Sudan uvuze ko yagiye nyine abaye agarutse amukunda ariko agarutse bibe ngombwa akagaruka nyine nuwo mukunda bita n'ukuntu Nzovu agira agahararo ahararukwa vuba azasanga mwaratandukanye ntabwo uretse bazasanga tukibana na Nzovu okay akugurira ako kabezi nako nishyura oya mucomano hanyicuza aka kabezi ibyo mpora mbivuga uwo mugabo wawe uri muri Sudani akakwishyurira kandi ndanabivuze ntako nishyura give him the kiss akabizi mu cyongereza bakita kiss give someone the kiss give your husband give him the kiss ntabyo yakora ariko Nzovu umugore wanjye kukimwe kabisa ngiye kanguhereza Jesus okay winazari amagara ndabahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe we zishobora no kuzira ubusa ukazira impanuka none se for example ushobora kuba uri umuzamu hano abantu bakaguca inyuma bakiba
ukajya gufungwa niwo ba wibye se ese ubwo ngende umunyezamu hari umunyezamu mugufi ubaho aho kugira ngo bakubuze kubomora no kujya baguce ku nzoga wahitamo iki kubomora no kunca ku nzoga katurebe da kubomora no kuguca ku nzoga ko byose bigendana inzoga nyifatisha indaya kugira ngo nze kwiyungura ubwenge mu gitondo dusoza ikibazo cyamenye kubaza Nzovu kuze na kazi bitandukanira kuze kazi ni naho bakora akazi mu mujyana bita ngo kazi ni kazi nano bakora akazi aho ni bita kazi ni kazi ni mu kazi usanga abantu bakubita inyundo bakora amamari abafite amatungo visa ari wagurishwa amaradiyo byose ari uvana iza kamera kazi no kuze sinyogokuru w'umuntu se ndabizi se nanjye nka nyogokuru wanjye siyo ko nagiye kuze w'abana wayini mukunzi wanjye naragukunze akira karabo uzahore unyibuka igihe cyose ubwiza bwawe mbonye singukunda umva wagenda muri private jet ni abantu nyine bari kwishimisha kuko bageze barakore nose uzi umuntu ugenda mu ndege yihariye shaho umuntu abakuru undi ni president byambwire wowe kuntu wishimisha rero ugiye kwishimisha gute nutujijije ubwo nanjye nzagenda kuri moto yihariye ayifite se nzayigura siyo bita private moto se ako Nzovu wambaye neza by the way ayambaye ibiremo oya ibiremo ceceka kamweka mitengo twika wambaye ibiremo nambaye neza urwego ngezemo sindi mugenzi wanjye kavanamo agashaka ngezemo twarubonye n'umugore yaragusengere ako nishyabye kujamo ngawe havese ikabutura yego mwanzukire mayama igirumbi ujye twavugije titi bari kuvuga umugore akavuga we ntago ndakwiyamye ntago ndi gatete ahubwo mubwire ngo ndakwiyamye sta ntago ari umugore wanjye mubwire gutyo ndakwiyamye umugore wanjye mubwire ngo ndakwiyamye ntago ari umugore wanjye bibwire ndakwiyamye uyu ni umugore wanjye subu we out it's a Joshua street with a street w'abanyarwanda buriya njyewe ngiye ku mugore urwaye iyo ndwara umutezi tunabivuga twanabivuze ndabanza nkafata igitunguru cyanjye nkagikata nkagishyira ku ntoki nkagikaraba kwaje hariya hanya nkabanza nkarambikaho udutoki uragonga uyurwa ukagonga nkabona gukoresha puridesi ndabyabaga bose bazakurongora narabasigiye mwambobo mwe mwasigiwe n'umuntu mugufiya ndongora na puridesi yewe ngariko coy niyo mpamvu nkunda isite shawarihuse yarapfuye ese Nzovu reka tukwinjira ariko ntabwo byari ngombwa gusa n'ubu tuba dutera story tuganira muri babahungu bawe bande ninde wavutse nkahita neza umeze neza biryo bihari ko bavutse mu bihe bibi bavutse mu nzara uzi ko buri umugore wanjye yajyaga kubyara nibereye mu kabari ariko Nzovu mbabarira umbwire iyo uri ku mupuri wenda nka kwa kundi uba uri muri accelerate uri kwa accelerate kwa kundi nyine ibyishimo ugera ku byishimo uri hafi kubisoza neza urabona buri muntu wese yagiye gusoza afite utugamba avuga afite utuntu tw'utumanyera agenda akora afite ukuntu acanga mu kirwa ukabona ibintu birahindagurutse nawe ni umwasi kubi unafite uburambe mu kazi uzi impamvu se uzutura wanyuzemo mbwira amagambo uvuga iyo kuri kiriya gikorwa bigeze kuri finali kabisa uba wumva ubushagarira wumva sheri we sheri manika amaguru manika ya mu kirere manika sha manika